neza mudugu muraho sha Imana ishimwe kuba nari nkubonye nari nkubonye nkukeneye cyane cyane ubwo iyo nindanane gusanga wagiye nicyo kibazo ufite se sha mfite ikibazo nanjye gukuregera umuntu hari umuturanyi mfite ariko sha iyo mengereje nkareba mbona nazi gute afite umwana ufite ubumuga ariko amufata nabi cyane umwana ufite ubumuga bw'izihe ngingo afite ubumuga bwo kutareba amufata nabi gute soko sha ntabwo amujyana ku ishuri ntabwo iki none se umwana ufite ubumuga bamujyana ku ishuri koko mudugu ariko hari amashuri yabugenewe ntago ajya amugaburira urabizi nawe uri umuntu urabizi uvuze ntago ajya amugaburira kandi aramukoresha cyane kandi urabizi nk'umwana ufite ubumuga nk'ubwo ngubwo agomba kumugendesha gake none se umbwira gute ko atamugaburira n'uwe se basi cyangwa n'uwarera n'uwo mu muryango njyewe twaregeranye arambwira muri uyu mudugudu wanjye muri uyu mudugudu wawe do ubwo ni kwande hariya hepfo aho bita kwa Felicien kwa papa Felicien munsi yo kwa Rudoviko aho ngaho ka gahungu ke karwaye amaso ngo ntabwo akikagaburira sha do izina ry'Imana imbere y'Imana njyewe umuhungu we twaraganira ariko arambwira ati papa amonye ngo yamwica bizina ry'Imana aya nago none se abahe se saba mu rugo se aba mu rugo none se ufite ikibazo ni se cyangwa ni wa mukase bacyuye mu rugo ikibazo kiri kuri mukase cyane kuko mukase ashiramo imyumvire se yego njyewe icyo kibazo nicyo nanjye gukuregera kandi imbabarire ubinkorere nka mudugudu njyewe buri saa sita buri nijoro njyewe ngenda kureba ni ukuvuga ngo uyu munsi ndabona turi ku wa mbere saa 5:22 ndakwizeza ko nimugoroba Felicien ntekeza ko ataha mu masaa 12 avuye mu kazi ndajya kugira gute ndajya kumureba kuko ibi ntago bikwiye muri iki gihugu basi mudureke njye ngusaba ikintu kimwe ukinkorere kandi nimba umuntu abana n'ubumuga nimba afite ubumuga bw'ingingo runaka ntibivuze ko agomba gupfinagazwa akabuzwa uburenganzira bwe ni umuntu nk'abandi ni umwana nk'abandi nimba hari ingingo adafite ntibivuze ko byose nta kintu na kimwe ashoboye ashobora kutareba ariko bivuze ko ku ruhande hari ikindi kintu yakora ariko gusa mudugudu njyewe mbabarira ubinkorera bino bintu bingiye ubundi umuturage mwiza nureberera bagenzi be cyane umuturage mwiza areberera bagenzi be abarengana akabarenganura ubundi byaba ngombwa akagira gute agatangira amakuru ku gihe kubyo adashoboye ubuyobozi natwe tugakora ibyo dushoboye cyo ngushimira ni kimwe uvuga ngo hari icyo bita abaturage b'indashyikirwa buriya kuba utuye mu mudugudu runaka utazi amakuru aberamo icyo nacyo ni ikibazo ariko ndagushimira cyane hari ubutwari wagaragaje uza kungaragariza ikibazo nanjye nk'umuyobozi nk'umuntu ubifite mu nshingano ngiye kubikurikira mbihere mu mizi ubundi ndebe uburyo ndi bukemura iki ikibazo niba ngombwa ndatanga raporo hehe mu buyobozi budukuriye ubundi bigende bite nabo bukuru bwabyo saba rero ubwo tuzasubira kanze ndebe uburyo ndi bubikurikirane kuri ya saha nakubwiye burya njyewe ndi rutica umugambi ntabwo narenzaho umunota n'umwe ariko urakoze cyane mudugu mbaye nkushimye wowe utuje rwose ni ukuri rwose njye nzabona bikemutse rwose sawa murakoze kandi mugume mudushakire n'amakuru ahandi Felicien ndakumva muyobozi ni ukuvuga ngo burya hari inkunga nyinshi zijya zinjira mu gihugu ugasanga hari abantu zigenewe ariko nza kwibuka ko afite agahungu gafite ubumuga bw'amaso bwo kutabona ese umubona abayeho ate umubona ute imikorere ye mbese ubona abayeho ate muri make umuhungu wanjye rero abayeho neza uburyo bushoboka rwose afite n'ubwenge ni umuntu wagira icyo ubona afite mu mutwe hafungutse rwose nta kibazo yego mu mutwe harafungutse neza nta kibazo afite na gitoya mu rugo imibereho rwose umudamu wanjye amwitayeho neza aramufasha nta kibazo nuko rero ubwo rero nicyo cyatumye nkuzindukira ndavuga nti
nta mpamvu yo kumucishaho amahirwe dore ko burya Felicien imiryango ya badata yigeze kubana n'iya Sonca burya kirya gihe tutazi buriko ngo barabanaga cyane niyo mpamvu navuze nti rero nta mpamvu uyu mwana ni uwacu dore ko ari wo mu muryango wa mu mudugudu wacu mu mudugudu wanjye mu mudugudu wawe ari nawe utuye dore ko nawe ukavukire yego rwose nuko rero navuga nti amahirwe ntabwo ngomba kugira gute kuyakunyuzaho ngo mwatekereje neza rwose mwatekereje neza nukuri rega burya kuyobora ntabwo biba byoroshye hazamo n'ubushishozi n'ibiki byose gusa urumva bo ndaza gushaka amaliste kugira ngo ndebe buryo kindi bwuzuzeho poromireri baba baduhaye amazina y'umwana n'aya se nuko ubwo rero ntacyo ariko umwana amakuru agomba kuba arayo nyirizina ukuri kose ugomba kumpa amakuru ari nkayo nyir'ubwite yifite abayeho neza yes umwana abayeho neza ese abayeho nabi ukabisobanura neza kugira ngo naba yagezemo atagira izindi ngaruka zizamubaho uyu mwana wanjye ndabikwizeza nta kibazo afite abayeho neza rwose nta kibazo na gito pe nawe yageze ahangaha yabikwibwirira ameze neza nta kibazo rwose afite kuko yitaweho bishoboka rwose cyane urumva rega burya abenshi ntubwe n'akandi kantu utaruzi burya Felicien kenshi abana barerwa na ba mukase burya tujya tugira ubwenge igihe usanga bitameze neza ariko aho ndakwizera oya n'umugore wanjye ndamwizeye neza umugore wanjye nta kibazo nawe rwose nta kibazo mwitaho aramubonye wasanga uko asa inyuma ari nako asa imbere yamwitaho nta kibazo gusa nyine biba bigoye ariko hari abagerageza muri make mu bagerageza n'uwanjye arimo bon ubwo nuko rero icyangenzaga cyari icyo noneho mwameshe ubone koko ubu ajya tugende Beti mwameshe ubone koko niye baba bayishyize mu kabyara ndebera ariko mwana wino iravanga irahanga nisi wino yewe inkoni yawe se yagiye he inkoni nayibuze ntabwo mwana Beti yayishyize ese Beti ni wimubikira ahantu nyishyira baba bayahakuye bakoze amasunga babyo ati bajye bayihagumisha bakayihakura ibi bintu se birasanzwe cyangwa byabaye umunsi birasanzwe mpine kimwuka byara urumva ibintu rero unyihanganire pe umwana wanjye nanzi ko afashwe neza sinenze ko bamuhisha inkoni bigeze ahangaha mbayeho nabi cyane ntabwo mukubona tumenye neza madame niyo umwana koko nabyagenze bite uri kumfata n'ibintu byo gunkorera ntarumva neza Felicien hari ibintu nanjye biri kuntungura biri kubera habiri kuntungura nkigera aha nyicara ku gato bambwiye ngo umwana ameze neza rwose ngo araryoshye ngo buri kamwe arakabona none nyumvira inkoni ye ari icyo mba ntakoze ko mbayeho nabi rwose nanjye ndaza mvuye mu kazi n'umunaniro mwinshi ariko mbaza madamu niba bashaka kumwitaho hari ibintu ntumva neza ntagomba no kumva nk'umuyobozi umbwira ute ko akazi ugasimbuza umuryango nanjye hari ahantu najijwe nyine ariko madamu agakomeza nyizeza yuko amufata neza nanjye nkumva madamu nkamwizera cyane wambwiriye ko umuhungu wawe ko ameze neza none atangiye wamubonye aje gutya ndabibonye nanjye yankoni numva ko ayihorana inkoni ng'umugore wawe ngo yayihishe wabyumvise wasanga atari n'ibyo gusa ari umwana wanjye ntago nakuzanye ngo by'umufashe uri mufata neza iyo wagiye ndamufata neza nakubaza n'umwana ameze atengwa ameze neza buretse niko sha hari ibindi ajya gukorera ibinajya ngo nagajya ngabura nago njyanje uyu mwana arabeshya rwose ibintu byose ndabimukorera nkagerageza nk'umubyeyi yamara ibintu ari kuvuga ari kubabeshya ibi bintu ukorere ku mwana wanjye ari kubabeshya ari kubabeshya hari ikindi shaka kubabwira ntabwo nkunda ibintu buretse Felicien buretse ndakurikiye ibi ubyibutse igihe cyashize umugabo mu rugo yasimbuza urugo umwana amwiteho nta kintu ntagira
nagize kwizera umugore ndamwizera numva nawe naza nkamubaza amakuru akambwira ko umwana abayeho neza. None madamu wawe aravuga ngo nta kintu adakora, umuhungu wawe none utekereza ko uyu mwana akubesera ko oya bigaragara nta kintu upfa n'umwana rwose ibintu byose mba nabikoze nta kuntu mba ntabikoze. ntabwo umwana wanjye nta mico n'imimuzi yo kurya yajya kukurikira hari ikintu upfa nawe umwana hari ikintu umupfa kurya. Njyewe nimba mbabwiye ibyo wambwira byose uyu mwana wanjye aya madacisha uyu mwana ni ukuvuga ngo nta kintu mba ntabwo mama umva tuza uyu mwana ahubwo sinzi ikintu Felicien ndakumva nyakubahwa njyewe njya no kuza hano dabo njya no kuza hano ngize kutagira gute n'uyu mugabo tuza nkubwire uyu mugore wawe tubona undi nzafata njya kuza burya njyewe ntabwo naje gusa nari mfite amakuru kuva kuri rimwe kugera ku rya nyuma kubera akazi karanteranye nkaza nkabaza umugore wo kugira umwana mubaza amakuru nkabaza umugore kugera aho ubuyobozi busigaye bumenya amakuru yo mu rugo rwawe wowe utayazi. iyo uza kumbwira ikibazo kindi ufite ntujye guhima umwana wanjye. uyu mwana nta kintu namukoreye kibi rwose wamukoreye icyiza kiyaho nta kintu nigeze ikimenyetso cya mbere iriya nkoni ahubwo umuntu wabahaye amakuru ni oya uwo ari we uwo ari we wese ntabwo ari ngombwa na muhungu wawe kamwitu wawe nubwo utamwemera. Umwana wanjye mufata neza nta kuntu mba nagize. Mufata neza urambabaje mana yanjye. Nta kuntu mba nagize. Ariko kuhe kuba wagize ahubwo kuba wagize. Nta kuntu mba nagize kugira ngo umwana abeho neza. Inkoni iri he? Nta kuntu mba nagize. Inkoni wayikuye umwana njye umusiga njye umwoza njye ugira gute ariko ngaho n'ibyo bintu byose kumwoza ukamuhemesha kujya kumisha. Ninde muntu uza kukunteranya aho mugabo wanjye. Ninde muntu uza kukunteranya kugenderaho. Mudugudu ahubwo ni abantu bashaka kudutera. Iki ikimenyetso cyane. Njyewe nka mudugudu. Na mudugudu amahirwe arabyiboneye. Nakubwiye. Wenda nagize uburangare nanjye sinajya. Njyewe navuze ni mbere yo kuza aha. Nari mfite. Bihana agaciro nibura byonyine. Urambabaje ku buryo busobanutse. Bihana agaciro. Urambabaje ku buryo busobanutse. Tega amatwi wumve mama. Wizi neza kutabasha kurinda ngo nwite. Wabihana agaciro. Icyambere njya wasanga ari wowe utabyara. Wabihana agaciro. Ni wowe nagasawe zabaye wowe. Kumfite umwana. Utabyara. Buryo ubumfatira umwana. Ibyo bintu ntago mbyumva. Urabyumva ibyo mutuze mbere kakana. Yego ndakumva mama. Umva weho mama. Turakumva. Ikigaragara. Nubwo waje nk'umubyeyi mu rugo ariko bigaragara ko hari inshingano. Izi ngizi utubahirije uyu muhungu uri kumureba. Ndamureba. Burya nubwo uri guhisha ukuri ariko hari ukuze. Uri kunyuma neza. Nubwo uri kugira gutya ukajya inyuma y'ukuri urakuzi. Ntakurinzi. Ntakurinzi. Ntacyo gatubireke. Ntakurinzi. Bwana Felicien. Ndakumva muyobozi ndakumva. Ndagira ngo nkubwire iki ngiki. Yego. Kujya gupagasa. Kuva ku wa mbere ugasoza icyumweru utazi ibiri kubera mu rugo rwawe. Nyakubahwa muyobozi ayo ni amakosa yanjye nakoze ariko byatewe no kwizera umugore nkumva ko akora inshingano ze mu rugo nkuko bikwiye. Nanjye naza nkamubaza ni umwana abaye watemeza ate nkumva akambwira ati nta kibazo umwana ameze neza. Umugore ikibazo afite yego ntabwo wamuteye inda. Ngerwo ubundi ku kibera icyo utantera inda. Naje kuba akabaze hano. Naje kuba agace hano muri uru rugo. Uyu mugabo kuba atagutera inda nawe suko yanze umwana. Urumva? Ahubwo iyo abantu babiri babana bafite icyo kibazo ikiba gisabwa cya mbere ni iki? Nukwihanganirana. Urumva neza? Ndayabyaye uyu nguyu. Yahise ihirangiriye iti bibihu. Ubundi umuntu se umuntu ugira ngo niwe uyobora ubuzima bw'umuntu burya. Ushobora gusanga ari wowe utabyara ahubwo noneho. Ushobora gusanga nawe ubwawe utabyara. Murekeraho guterana amagambo. Murekeraho mfite umwana. Murekeraho mfite umwana. Ukabubyara warayinteye. Hanyuma uyu namukuye. Felicien. Ikibazo ni wowe. Felicien tuza. Murekeraho guterana amagambo. Ahubwo icyo tugiye kurebaho ni iki ngiki gikurikira. Ikigaragara uyu muhungu mwagize mute? Yaba weho mwamwirangayeho kabone nubwo yaba kubeshya ariko ikigaragara ko urabona uburyo agaragara mu maso uburyo agaragara inyuma hari uburangare wagize. Urumva icyo ngiye kubabwira ni iki gikurikira. Ngiye kwandika ikibazo cyanyu mu bibazo by'ikaye y'umudugudu. Ndabwira mutwara sibo
mbwira abanyerondo niba ngombwa urugo rwanyu turarugota ku burenganzira bw'uyu mwana uyu ni umuntu nk'abandi urabimva neza mada ni umuntu nk'abandi uko umeze nawe afite uburenganzira nk'ubwawe nta mpamvu n'imwe kwemera kumuvusa uburenganzira bwe ariko ntabwo namuvukije rwose muyobozi amakosa ndayemera twarayakoze sibyo twese twagize uburangare nanjye ndi mu bagize uburangare sibyo ariko nazize kwizera umugore ariko reka ne kwikuraho amakosa nanjye amakosa ndafite tubabarire ihangano tubabarire sinkubujije kwizera umugore wawe mwizere ariko hamwe n'ibindi nawe kontoro izo gukurikirana inshingano zo mu rugo nicyo kintu cyanciyeho ariko ndakwinginze ibi bintu ngiye kubikurikirana ntago bizongera muri uyu mudugudu ntago bizongera kubera mu kubera ko ikibazo cyanyu kiri mu bibazo bikomeye by'ingutu ngiye kucyandika ndakiri coding ahantu ndakwinginze iki kintu ntago kizongera kubaho nongera nkumva ko uyu muhungu mutangiye kumubangamira ku burenganzira bwe nukubohereza mu nzego zibishinzwe byaba ngombwa bakabambika ya midari y'abanyabyaha